abarimu mbere na mbere bo hari abo nabonaga bari kwandika kuri za Twitter bavuga ko meya yabasuzuguye ku rwego rwo kuvuga ko barya ku biryo by'abanyeshuri barya ibiryo by'abana kwa bundi mu Kinyarwanda ngo mupapuro y'ibiryo by'abana barya ibiryo by'abana nta nubwo mpamye ko biriya biva muri Rutsiro abandika ntago ari abanyarutsiro yego ubwo nibarireka baratungwa n'iki chef ko iriya baruwa isobanutse niye ngingo idasobanutse buriya idasobanutse mukoresha amakuru yanditse mu ibaruwa nta yandi ntanga rwose umubyeyi arya ku mpamba y'urumwana niko bavuga rero mwarimu ariye ku biryo by'umunyeshuri nta shyano riguye ariko ni bike ikindi bitetse bite mwarimu areberwa mu zihe ndorerwamo ku ishuri umwarimu ni umunyagitinyiro mwabantu ifunguro ry'abanyeshuri ryonyine ubwaryo rirugarijwe naryo ubwaryo ni ikibazo unese isahani y'igitanu ibahe muri uru Rwanda uretse n'igitanu no kubona ahantu kuri sahani ya 500 no mu maresitora yo mu cyaro ntaho wabona ibyo kurya kubera igiciro cy'ibyo kurya uko gihagaze twese duhahira hamwe hari abo barimo bahahira hamwe nibamuha ifungura ry'adashikagurika nayo ingaruka rero zo ejo bundi ni inkuru ya igihe abantu bayishake barayibona bari kuvuga ko uburezi bwo mu Rwanda inkuru yarabazaga ngo mwakahe kamaro ko gukuraho promotion automatique gusibiza abanyeshuri 40% by'abana bari kwiga bari gusibira uribaza 40% fata ishuri ririmo abanyeshuri 10 yego abanyeshuri 6 bimuke cyangwa se batsinde 4 basibire ubwo se uburi mwarimu turi muri Green Square Park jardin iherereye mu ikorosi ukatujya ku rwibutso rwa Gisozi aho ngaho niho hari jardin nziza cyane yagutse iri n'ubusitani bwiza kuri ubu ngubu ubukwe bwemewe ku bashaka gutangiza umushinga w'urugo rero ubwo babana byinjiyemo kare uraza ukifotoza ku bafite picnic na anniversaire n'izindi service zitandukanye nakubwira iki ni karibu ibihe byiza nshuti mwese mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro bya Iwacu Info ni chaîne ivukana na Megapex TV mwakunze ariko Megapex muri no minsi byayo ntabwo byagenze neza niyo mpamvu mubona hajyaho ibiganiro bike umuvandimwe bavuga neza Jonathan hari ibyo yapfuye n'umukoresha we wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyiri YouTube Suzanne birangira rero atawe mu bihano by'amakosa atemera ariko YouTube ikayamushinja ubwo niyo mpamvu mubona bigenda gake ruriya rubuga nta kintu kinini rwamarira urukoresha uretse kubaha mwebwe mwarukunze tugacishamo naho tugashyirayo amakuru ariko mu by'ukuri ni mudukundira aha kandi muhadufashirize wiriwe neza Jonathan wiriwe neza yo amakuru wirirwanye amakuru ni meza nitwa Yves Nkuye mu rugiye ubwo kubaje hano bwa mbere mumenye ko naho njya mpagera Jonathan ndashaka tuganire dukoreshe intambwe zawe dukoreshe ijisho ryawe dukoreshe n'ubunararibonye bwawe kugira ngo twinjire kandi dusesengure inkuru yo mu minsi y'ejo bundi ariko n'ubu igikomeje kuzenguruka mu maso y'abantu ni inkuru yaho cyangwa se ni inkuru ishingiye ku ibaruwa yanditswe n'umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rutsiro abuza abarimu kurya ibiryo by'abanyeshuri reka ibaruwa mbanze nyigusomere kugira ngo tuyiganireho neza ni ibaruwa yanditswe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 11 muri 2023 yandikirwa rwose mu karere ka Rutsiro itangira igira gutya ati madamu bwana muyobozi w'ikigo cy'ishuri kidacumbikira abanyeshuri cyangwa se day school impamvu kudafata ku mafunguro agenewe abanyeshuri madamu cyangwa se bwana nshingiye ku myanzuro y'inama yahuje abayobozi b'ibigo by'amashuri ku wa 3 Ugushyingo 2023 cyane cyane ku ngingo ijyanye nuko ibigo bimwe abarezi n'abandi bakozi bakorera ku ishuri bafata ku mafunguro ya saa sita agenewe abanyeshuri nkwandikiye uru rwandiko ngo nkusabe kwirinda no guhagarika guha amafunguro agenewe abanyeshuri abarezi n'abandi bakozi bakorera ishuri
bityo umunyeshuri agahabwa ingano y'ifunguro yose uko yagenwe. Mboneyeho kukugira inama yo kubiganiraho n'abo mukorana maze bagatanga umusanzu wajya wifashishwa mu kubategurira amafunguro ya saa sita, kuko tutirengagiza uruhare bagira mu gufasha abanyeshuri mu gufata ifunguro. Ndashimira kandi abayobozi basanzwe bafite iyi mikorere, aho abarezi batanga umusanzu wo gutegura ifunguro ryabo rya saa sita ku ishuri, kubikomeza no kubinoza kurushaho. Ugire akazi keza. Murindwa Prosper, umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rutsiro. Bimenyeshejwe bwana umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rutsiro, nta rundi rwego rurenza aho ngaho byigeze bimenyeshwa. Executive. Reaction yawe kuri iyi baruwa? Iyi baruwa ndahera kuri reaction y'abarimu. Abarimu nibo banyeretse ko gishobora kuba ari ikibazo gwenda gishobora gufatwa buhoro, ariko bo bafite ukuntu bacyakiranye ubundi bukarihemwe ukuntu. Bwana Jonathan, ubundi twabigenje gutya ugahamagara umuyobozi w'akarere ka Rutsiro. Murindwa Prosper ari friendly na Meddy. Ari friendly, ariko ibisubizo byari ukuntu uzi ibintu bita ngo kukuvuna amaguru cyangwa kugukatinga shoyi. Minaroke yarakinsubije nta muntu wo muri local governance nzababazwa nuko atampaye amakuru. Twarababajije tutariko ni mwebwe mwabahaye kode ihuriweho kubabaza bakagusubiza ngo ngo twabimenye ngo turi kubikurikirana. Twabimenye turi gukorana n'inzego zibishinzwe. Niyo formule. Ese ihuriweho baradusubiza ngo it is better than no harm. Biraruta ko yagusubiza gutyo kuruta kuvuga ibyamukoraho cyane. Ntabwo namurenganya niba muri Minaroke bavuga gutyo, local governance sebo nibande ku buryo bajya kurenga aho ngaho. Si bose nyine. Amagara meya. Reka duhamagare meya Murindwa Prosper, umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rutsiro, kuri iyi baruwa basohoye ku itariki 3 twumva icyo avuga. Nagira ngo mbabazeho gatoya kuri iyi baruwa mwanditse ku itariki 3 mwandikira abarimu bafata ku ifunguro ry'abanyeshuri ngo babirekeye. Ariko hari bamwe mu barimu nabonye bagaragaza ko ngo batanyuzwe nabyo. Ubwo nagira ngo twumve commentaire yanyu nyuma yiriya baruwa yagaragaye. Nta commentaire kira kuri ya baruwa ku bintu byanditsemo byose se ni igiki kindi mushaka boss? Arabarimu bagaragaje ko batanyuzwe ngo no kuba mwaravuze ko mwarimu afata ku ifunguro ry'umunyeshuri. Ibyo ni ibyo muri Rutsiro. Aba Rutsiro bazaze tubiganireho, barabizi. Nta nubwo mpamye ko biriya biva muri Rutsiro, abandika ntago ari abanyarutsiro. Yego. None se meya ubundi bose twabyumvikanyeho. Yego, ubundi se kubera iki meya arinda yajya kurya ku ifunguro ry'umunyeshuri kwa mbere bagiraga uburyo biyorganiza bagateka cyangwa bagakoteza bakitekera bakagira n'umwarimu batekera, ubwo nibarireka baratungwa n'iki? Chef, ko iriya baruwa isobanutse niye ngingo idasobanutse buriya. Idasobanutse mukoresha amakuru yanditse mu ibaruwa. Nayandi ntanga rwose. Ubwo naringize ngo numve niba hari indi option mwapropozaga mwarimu yajya afata ifunguro ku ishuri. Yanditse mu ibaruwa. Some muri paragraphe yanyu murabibona. Murindwa Prosper, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro mu buryo bw'agateganyo. Reka tubashimirira ko muduhaye akanya. Murakoze namwe. Yego. Tena baragusubije. Urumva? Iyi baruwa mbere na mbere nkuko nabivuze, abantu iyi baruwa hari abantu batayishimiye kubera icyo bita langage yakoreshejwe n'ubuyobozi bw'akarere. Irabasuzuguza ko barya ku biryo by'umwana. Yakubwiye ko yaganiriye n'abaturage n'abarimu bose ba Rutsiro nabo bandika ari refera ku nama yakozwe n'ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri. Nukuvuga wirefeye ku by'ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri bwavuze, nako kuri iyi baruwa wahita wumva iby'ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri bavuze. Wenda bavuze ko bafite ikibazo cy'abarimu badafite ibyo kurya bakarya ku ifunguro ry'abanyeshuri. Ariko se mwarimu ararya iki? Nibyo twikomereza ikiganiro. Abarimu mbere na mbere bo hari abo nabonaga bari kwandika kuri za Twitter bavuga ko meya yabasuzuguye ku rwego rwo kuvuga ko barya ku biryo by'abanyeshuri. Barya ibiryo by'abana kwa Burundi Kinyarwanda. Ngo mupapuro y'ibiryo by'abana. Barya ibiryo by'abana.
ariko iyi nkuru nayibonye hari izindi zari zimaze iminsi mu itangazamakuru bavuga abarimu kuva mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Izi nkuru natangiye kuzibona za Nyanza, za Muhanga, bavuga abarimu bari kurya bafashwe batwaye na Rulindo, ngira ngo bafashwe batwaye ibiryo by'abanyeshuri, wenda bo bakoze muri stock. Yego, hari n'abandi batawe muri yombi muri Rulindo bibye amakompyuta. Za Karongi bibye ibitabo. Yego, abandi biba amavuta ya y'ubuto batekera abanyeshuri. Yego, mu by'ukuri ikintu cy'akaboko karekare ku gutwara tw'abanyeshuri atari gusa kubiribwa mu bigo wavuga ko biri mu barimu mu burezi, ntabwo yababeshye. Ahubwo tukibaza ngo kubera iki. Nimbanziriza ku ifunguro kugira ngo iyo kubera iki nze kuyagura mu kanya. Yego, ifunguro byo hari ikibazo, ndetse kuri ngewe nkabona cyakabaye ikibazo cy'igihugu kuruta kuba cyaganirirwe. Rutsiro wenda yiteye intambwe yo kugira ngo iki kibazo igaragaze ko ari ikibazo gikwiriye igisubizo. Muri make uti cyakabaye ikibazo kireba igihugu cyose, aho kureba akarere kamwe. Ni ikibazo kireba igihugu kugira kireba akarere kamwe. Ubundi se kubera iki ubundi kubera iki umwarimu ajya gusangira ifunguro rimwe n'umunyeshuri? Abanyeshuri ibiryo barya turabizi, abanyeshuri uburyo batekerwa turabizi, batekerwa muri za muvero rimwe na rimwe nka kawungu uburyo bayitekamo cyangwa n'irindi funguro. Urumva ibiryo byatekewe abantu 500 guhera kuri 500 kuzamura, ntabwo anterime ya karite. Uturyo yari dukeya tugatekwa mu isafuriya ntoya, tubonerwa ibirungo bihagije, tugatekwa neza binyuranye no ku ifunguro rinini. Muri make ukumva mwarimu akwiriye kurya neza kurusha umunyeshuri? Yego cyane rwose. Koko se? Ye, kubera iki? Kubera iki mwarimu ajya gusangira ifunguro n'umunyeshuri? Kuki se utakabaye wadvocatinga ko bakwiriye kurya karite imwe? Hehe handitse byabaye mu bigo by'abapadiri niho bagerageje gukora ibyo bintu, ugasanga umwarimu wenda ntibarira muri restaurant imwe kubera ko n'ubusanzwe abana ntabwo barya bareba abantu bakuru mu kanwa. Ntabwo umwana yarya areba mu kanwa mwarimu. Mwarimu ntabwo ikijumba cya muniga ngo mukanya ntabwo hanira irindi kosa ubyumva itumuguta ikijumba cyari kikwiye. Yewe ati urigira ibiki se ejo bondo w'ikijumba ibyo cyagukore cyangwa inyama kubazirya ibyo inyama yagukoreye ntitwabibonaga. Ntabwo byaba ari umuco ku mwana yarya ari kureba mwarimu mu kanwa. Bagomba kurira ahantu hatandukanye no kurya ifunguro. Rero kuki hataba hatandukanye karite zikaba zimwe? Ntabwo bishoboka Yves, ntabwo bishoboka. Mwarimu wenda akeneye ko namara kurya yiriwe avuga mu mihogo humye, nurangiza ujye kumunigisha n'ubundi amafufu ya kawunga. Kandi byari bimaze igihe aho muri ibyo bigo aho kwa Prosper bari kwamagana, byari bimwe baramagana n'ubundi bintu bitari bikwiye. Ibyo bamagana sigira ngo ngiye nabishyigikiye. Abarimu ntibakwiye kurya ku biryo by'abanyeshuri. Naho uhagaze. No kuba barya ibiryo by'abanyeshuri nayo ubwayo ni kirize. Umwarimu akwiriye guhabwa ifunguro rinyuranye n'iry'umunyeshuri. Haba mu mitekere naho uko binyuranye byo bashobora kurya kawunga, wenda ntabwo ushobora gukaranga kawunga k'abanyeshuri ugatekesha amavuta n'igitunguru, ariko akamwarimu ushobora kubikora kubera ko ari gakeya. Bose ni kawunga ariko bitetse mu buryo bunyuranye. Bashobora gushyiramo utuboga n'udushyimbo, ariko ugasanga wenda ingano y'ibishyimbo n'isosi yashyizwemo biranyuranye. Ubwo ni uburyo bunyuranye. Ifunguro rirasa ariko muri karite mu mitekere ntabwo bisa. Nge nkaho nigishaga nakoze muri enseignement, aho nigishaga abarimu bari bafite igikoni cyabo cyihariye, bakagira n'umwarimu, bakagira n'umutetsi wabo wihariye. Ejo bundi mu majyepfo naho za numva barimo abarimu bafite complain ngo twebwe nta nubwo dushaka kurya ku ifunguro ry'abanyeshuri, ahubwo directeur ari we wensista ari kuvuga ngo ubuyobozi bw'ishuri aribwo buri gukomeza gutsimbarara kuvuga ngo nibarya ibiryo bimwe. Ariko ntabwo nabyo niyo mpamvu nabishyigikira. Abarimu bari kuvuga ko bati twebwe turakotiza tugaterateranya amafaranga 5,000. Ayo mafaranga 5,000 bakayarengaho twayatanze, bamara kuyarengaho akajya kudutunga twese tukarya ku biryo by'abanyeshuri. Ariko se n'ubundi reka turebe ikigo kirimo abanyeshuri, turebe ikigo nibura wenda uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12. Abanyeshuri
abarimu bwabo bateranije abigisha amashuri abanza n'ayisumbuye ubariyemo na bamwe bashinzwe imyitwarire abashinzwe bya bindi babayobozi ubabariyemo bose uko bangana nibura baba 40 nibura ni 40 none fata abo barimu 40 ubakubire bya bihumbi 5 batanze urabona ibihumbi 200 ibihumbi 200 we wabihahisha bigatunga abanyeshu bigatunga abantu igihembwe wenda ni buri kwezi ngaho ibihumbi 200 bihahishe bitunge abantu 40 ukwezi gushira iminsi 30 yigabanye n'imi ntacyo yigabanye n'iminsi 20 ukuri ubariyemo iminsi ya weekend ukabara se na mwarimu abagomba kurya no ibyo ni iby'abarimu gusa ndavuga handi bakoteza ibihumbi 5 kugira ngo bijye gutunga ariko ishuri bari bwongereho akantu ntako bashyiraho ishuri ubuyobozi bw'ikigo nta kintu bashyira ubuyobozi bw'ikigo se bugira bije koko se ivuye heza kandi ubu byashoboka ko iyi mpuruza iri muri Rutsiro ariko hari utundi turere twinshi naho abarimu barya ku biryo by'abana nako by'abanyeshuri je navuganye nje hano kuri kamera navuganye n'abarimu banyuranye iki kigani aya makuru ejo nyavuga kuri radio nabonaga reaction mu ma message n'ahandi abarimu banyerekaga reaction ya nabonaga wenda sabari abarimu banyandikiraga kuri message ndetse n'abatangaga reaction ukurikije izindi platform tuba turi gukoresha kuri radio kugira ngo abantu babashe kuduha icyo batekereza ku nkuru turi kuvuga. Bwana Jonathan uti 5 batanga ni make cyane kuko ntabwo yavamo ahaza abarimu yego ariko ubushobozi bwa mwarimu bwarongerewe mu minsi yashize mwarimu yongerewe umushahara kuki bitava ku ibyo 5 bikaba 10 cyangwa 15 mwarimu akigaburira ku ishuri aho kurya ku biryo by'abanyeshuri. Ive mwarimu uwigisha muri école secondaire bavuga ko umutangizi nibura arajya afata ibihumbi 260 koko se ufite diplome ya lisansi A0 hanyuma aba AD abarangije secondaire gusa bakabona ibihumbi 100 ngaho mbwira umwarimu wahembwa ibihumbi 40 mu 2015 mu 2015 ikiro cy'umuceri kiri kugura amafaranga 400 mu ntandukanyirize n'uri guhembwa ibihumbi 100 ikiro cy'umuceri kigura ibihumbi 2 umutandukanya gute batandukanyira nyine ku isoko ry'ibyo dukenera aba bantu batandukanya gute mfasha batandukanye ntabwo batandukanye ngiye mbabona bombi barangana mu mikoro wenda hamwe umushahara wariyongereye ariko niyo ugeze muri sako handi ngo bafata inguzanyo handi ngo bagira gute no bya bindi babashishikariza ngo be gucungira ku kwigisha gusa mwarimu yahembwa amezi angahe kugira ngo agure inka yo korora kuba arimo mu cyaro ahembwa ibihumbi 40 wa 2015 washoboraga gusanga bishobora kumutwara amezi 3 akaba yabona inyana kuko ari buyigura ibihumbi 80 kuko ayigura ibihumbi 80 nose uyu munsi biramutwara amezi angahe n'ubundi inyana yo munsi y'ibihumbi 300 wayibona n'ubundi ibyo bintu birangana rero mwarimu yarongejwe koko nubwo hari n'abandi nagendaga mbona bavuga ko ngo barabongeje ibiyiko biza kurya ku mushahara biriyongera babandi baza gucaginga imishahara hari inkubiri yabanje gutera bacyongeza uriya mushahara yitwaga ngo ni mwarimu turashima abantu bakajya bategekwa bose gutanga umusanzu wo kugira ngo bajye kwiyakira bashimire ariko n'indi misanzu yakomerejeho mwarimu aracyafite ibibazo ariko noneho reka tubanze turebe mwarimu umwanya afite kugira ngo umve ko ifunguro rya mwarimu rirenze iryo bamuha niturangiza turanareba ingaruka mwarimu amasomo atangira 2:30 nibura mwarimu abageze mu ishuri yego 2:30 umwarimu nagera mu ishuri yabyutse ryari kugira ngo agere ku kazi 2:30 ngewe ngera ku kazi saa moya ariko nibura 11:15 yo ntabyutse bambizi ko ndi bukererwa ngaho mwarimu nibura kubera ko we ari bugere ku kazi 2:30 nabyuke saa moya mwarimu wabyutse saa moya yabonye umwanya wo gutegura amasomo kugira ngo yitegure kujya kurivura ya masomo igisubizo ni hoya bisaba ko aba yabonye umwanya wo gutegura ni mugoroba akaryama akabyuka yitegura ajya ku kazi ariko uyu mwarimu kazi cyangwa uyu mwarimu ni umwarimu ugomba kubanza kureba ko amatungo yo mu rugo bari buyakenure ni umwarimu ubanza kujya kwita ku bindi bibazo by'urugo
abagore babanza kwita ku bana no kohereza abana babo ku mashuri, agomba kubyuka ya saha irenze iyo twari turi gupredikitinga kugira ngo ajye kohereza umwarimu abana ku ishuri n'abo yigisha bigisha. Mwarimu arabona umwanya wo gufata impamba, gukora impamba ntiyabishobora, kuva mu rugo afashe ka cyayi ntiyabishobora, akeneye kugera ku ishuri yiyushye cyacu cyo kugenda n'amaguru. Hamwe babahaye amagare muri 2000 na kangahe ariko yarashaje. Hari yabaga yanditseho gutedi, ntabwo nibuka ariko nzi ko hari amagare babahaye hybrid, yari yanditseho hybrid. Ayo magare rero yarashaje, n'uwaba kirifite n'uwaryigondeye akarigura, niho hahandi nibitwa ibibaya, imisozi n'ibishanga, nizo nzira bacamo bajya ku ishuri, bose ntabwo bari mu mujyi. Urimo uravuga ibintu numva bigoranye cyane, ariko ibyo bitumye nkwihoreramo gato nsubira kuri interinete. Mitangwa ku nkuru yasohotse saa 10:56 ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 muri 2023. Urumva ko ntabwo ari kera. Isohoka ku kinyamakuru Igihe, yanditswe n'uwitwa Nshimiyimana Jean Baptiste. Yego, ni inkuru ifite umutwe ugira uti bahabwa ifunguro ry'150, ihurizo ku kugaburira abanyeshuri mu gihe ibiciro birushaho gutumbagira. Ibiciro biri gutumbagira ku masoko, ikaba imwe mu ngingo ziri kuvugisha abantu benshi hirya no hino mu gihugu. Ni mu gihe hasigaye iminsi mike amashuri agatangira, aho abanyeshuri bose bagomba gufatira amafunguro ku ishuri, hakiriho amabwiriza yo guha umwana ifunguro rifite agaciro k'150. Kuva mu mwaka w'amashuri w'ibihumbi 2020-2021, abanyeshuri bose bari mu mashuri yo mu Rwanda bagomba gufatira amafunguro ku ishuri. Iyi politiki yashyizweho ngo ikemure ikibazo cya bamwe mu bana bigaga bashonje, abandi bagasiba ishuri kubera inzara kugeza banariretse. Mu ntangiriro yabanje kutumvikana neza, ndetse umubyeyi yatangaga 60%, leta igatanga inkunga ya 40% ku mafaranga y'u Rwanda 150 umwana barirwa. Mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2022-2023, leta y'u Rwanda yakoresheje miliyaridi 78 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda muri gahunda yo kugaburira abanyeshuri ku mashuri. Mu bigo byinshi wasangaga ikiribwa cyiganje ari ibigori bivanze n'ibishyimbo barya inshuro zitari munsi y'ebyiri mu cyumweru, cyangwa zirenga, bagahinduranya n'umuceri, ifu y'ibigori n'ibindi bihingwa byera mu bice ikigo giherereyemo. Mu mwanya amafaranga 5 ngo niyo bari kwipura y'umunyeshuri, ibi biceri 3 bya senkani. Uretse kuba ayo mafaranga ari make, ubundi ubwo kurya indyo yuzuye birashoboka ku munyeshuri w'umunyarwanda. Indyo yuzuye singano ni karite irashoboka muri ibyo bigo. Hari ababyeyi bategeka ko ababyeyi barerera muri iryo shuri bazana utuboga, bazana ibijumba, ya myaka yabo basarura aho ngaho, ariko bikabarwa muri iryo 5. Bibarwa muri iryo 5, ariko iryo 5 akenshi baribara kubera bagiye kubara ayo makawunga n'ibindi, gusa ni make. Niyo nkuru ndumva narigeze kuyikurikira, niyo urebye tushe y'umunyamakuru aba ari kugaragaza ko abanyeshuri, ifunguro ry'abanyeshuri ryonyine ubwaryo rirugarijwe, naryo ubwaryo ni ikibazo. Unase sahani y'iryi5 ibahe muri uru Rwanda, uretse n'iryi5 no kubona ahantu kuri sahani ya 500 no mu maresitora yo mu cyaro ntaho wabona ibyo kurya kubera igiciro cy'ibyo kurya uko gihagaze. Twese duhahira hamwe, hari abo barimo bahahira hamwe, noneho bikaza kugera ku mafaranga bita, nibagiye kuntu mu burezi bayita, abantu baze kumfasha muri komanteri, ariko hari amafaranga grant what ndabyibagiwe. Hari amafaranga leta itanga, ubundi leta itanga amafaranga niba ari 45, aho bagabanyirije Minerval ejo muri urabyibuka ku bwa Dr Valentina, n'ibiryo baza kubigabanya, aribwo babigejeje kuri 5 babikuye kuri 200 kugira ngo umubyeyi yoroherwe. Kuri totali ku kwezi umubyeyi atanga sinzi ari 100 kubera ko babarira 9,000, leta igatanga amafaranga 8,000 na 100 ntibuka, kuko leta niyo itanga menshi, ariko ayo mafaranga agera ku ishuri akererewe. Abadirecteri akirizwa n'iki se k'ingengo y'imari bihari, uturere dukererwa kuyatanga. Abadirecteri, abayobozi b'ibigo by'amashuri bahora mu bibazo, ndetse rimwe na rimwe bakajya kwikopesha. Tekereza kuba directeur ajya kwikopeshereza ikigo nk'uri kujya kwikopeshereza urugo rwe. Noneho ba bantu baba barahaye amasoko
bahorana ibibazo buri gihe n'aba bayobozi b'ibigo by'amashuri kuko yatinze kumuha amafaranga kuko arayamuhaye akuye akarere kayamuhaye akarere rimwe na rimwe kaba katarayabona kubera ko kayakura muri Minecofin. Biri muri raporo za transparence babirebe, biri muri raporo za auditor general babirebe, aya mafaranga agera ku bigo by'amashuri akererewe. No kuvuga iryo funguro ntirishyitse kubera igiciro ribariwe, kabiri ntabwo iri funguro rishobora no kutaboneka kubera ko rwiyemeza mirimo wahawe isoko ryo kujya bagemurira nawe ntarishyurwa agemuye ibyumweru bibiri byikurikiranya atarahabwa amafaranga. Gatatu, abarimu bashobora no kuryiba nk'uko byagaragaye mu turere tumwe two mu majyepfo. Yego, ariko kuryibaho harimo igice cy'ingeso. Urumva nkuba mu majyepfo ye bamufashe apakiye ku igare, yarapakiye amavuta, yarapakiye ibishyimbo n'umuceri ngirango. Baramubaza bati ibyo biryo bijyanye, ati ibi biryo ni ibyacu. Umudistributeri fournisseur yari yabituzaniye ujye tugemurira, noneho tumutumye ku isoko turamubwira ngo natwe turengerezeho 25 kilo zo kujyana mu ngo zacu. Babyakira gutyo, nyuma baza kumenya ko ibyo biryo byari byibwe. Ngira ngo abanyeshuri baje, abayobozi baje kubahagarika. N'ubu ngubu vuba rwose hari n'abandi basuspanze bazira ibiryo. Abarimu rero mbere na mbere abantu bumve ko abari umwarimu akeneye ifunguro ku ishuri, umwarimu akeneye icyayi saa 4 ntacyo babona, niyo bakibonye n'ukwiyaranja bakajya bashaka umuntu batekera icyayi cyangwa akakibagemura iyo mukari yonyine. Umwarimu wiriwe yigisha, kwigisha bisaba imyuka yive. Ngewe nyitangira akazi ko kwigisha ukwezi kwa mbere narasaraye mu muhogo kandi ubundi ndi umuntu wiyizera hijwe, nshobora guhamagara ku kilometero nta mikrofone mfite. None se ko wageze kuri mikoro ntusarare? Cyari ikibazo cy'inzara wajyaga kwigisha none se ntibayita indangururamajwi. Yego nyine yongera imbaraga. Yongera imbaraga burya. Niyo mpamvu bamwe tuyigeraho tukaryoherwa tukumva turavuga neza, ariko burya iyo yakuryoheye ibigiye kukwica. Mikrofone ni kuryohera uzamenye ko kifo kinakukaribia. Mu Kiswahili baravuga mu Kiswahili baravuga ngo ngoma inapovuma sana jua iko karibu ya kupasuka. Nuko mazi yarangiriye cyane ibigiye kumeneka, ibigiye kubyara. Na mikoro ijya kwica umunyamakuru ibanza kumuryohera. Karabaye. Baba ni hahandi unyura mu bantu bakajya bagusuhuza bati umuvugizi wa rubanda ati turakwemera cyane. Barakwemera na munagani. Biragatsindwa. Barakwemera na munagani. Biragatsindwa cyane. Hari umugabo witwa Mutabazi dukunda gukorana ibiganiro, we yarambwiye ngo politike ngo ni ubugeni bwo kugenzura no gucungira hafi isura y'umuntu muri rubanda. Ariko uwo muntu ninde? Umunyapolitike. Umunyapolitike ahorana ijisho rigenzura femu y'umuntu. Yese cyangwa y'abandi bantu. Femu ya wa muntu uri mu mwanya wa political activist. Political activist cyangwa practitioner iyo atangiye kubyimba, abanyapolitike bonyine babandi bashinzwe kumumanura. Ni ubuhanga bwabo kumenya uburyo bamumanura. Nutamumanura icyo azakubyarira ntuzagikira. Buriya no mu bahanzi rega birashoboka. None se Barakidubi babishe gute? Bishwe n'ibisambo. Koko byahehe? Siyo makuru twabonye se. Niyo makuru mwabonye nyine, ariko muzashakayo muzarebe ko bitari birimo PR. Bamenaga umuceri. Bamenaga umuceri. Bande. Ba Diamond hano muri Tanzania baherutse kujya mu bibazo bya politike ze. Bya politike sinzi indirimbo yaririmbye isa nigaragaza isa nishwaratura aho Samia hukuru. Ishwaratura Samia kiritsa witwa nayi wa Mitego ni uje kunda gukubagana ukunda ibiswahili cyane. Diamond yesa asohora indi yikosora. Uje ureba witwa nayi wa Mitego ni ukunda gukubaganira abategetsi cyane muri Tanzania. Ni Burundi bafite undi mwanditsi witwa Mukombozi. Yabanditsi bose batunga amakara amashwaratura cyane mbakurikira. Abo ba Mukombozi mbakurikira. Buriya nubwo igiswahili cyanjye ari gike, nayo wa Mitego nshobora gufata umwanya nkashaka umuntu umfasha kubyumva. Batike Njafa Koli nshobora kumva ibintu byabo. Abo bantu none se Bobi Wine umuziki ava mu muziki ajya muri politike byari byagenze. Bobi Wine afite indirimbo yitwa Freedom ya kera imena Museveni cyane. Hari zaririmbiwe ba Mugabe zitwa Banana Republic. Mu bihugu byose abahanzi bashatse kujya baririmba indirimbo zihimbaza ubutegetsi cyangwa zibunenga biturutse ku kuba femu yaba aryohanye, bose bagize ibibazo, bagize iherezo ribi. Niyo mpamvu nk'ani wacu zisangira nka ba Bruce Melody biririmbira kumanuka cyoronge no kuyizamuka utwinyuma n'amagare
kuko ibyo ngibyo ibintu byo gutoresha biri abantu less azana risky. kandi atari Bilali atari na imamu ibyo biri less risky ariko noneho abandi baza kuririmba ngo indirimbo ngo zo kugira gute. ariko oye njye mba nemera ko umuhanzi ni umuntu wa ngombwa cyane abantu uba ugomba gutemba ugana aho politiki itemba igana. Hari ibiganiro byigeze biba byari byahuje bano bantu bajya bakina ikinamico ya Museke we yabitwa ngo iki? Museke we nyine Museke we ya Benevolencia iriya ni ntuza ni communauté régionale buriya iri under regional control niho ikorera. Noneho icyo gihe ibyo biganiro bari banadutumiye bari barimo baravuga ngo uburyo akarere kageramwe amahoro, uruhare rw'abahanzi mu kugeza amahoro n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Abahanzi gusa baririmba. Nanjye nitabiriye ibyabo by'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Aho ngo uruhare rw'abahanzi mu kugeza akarere ku mahoro arambye. Yet ejo bundi igihe baba abawazarendo baraswaga muri abawazarendo nk'abanyamadini barashwe na wazarendo nk'ababandi wa mutwe witwara gisirikare Gisekedi yashyizeho. Barasha abantu barasaba abaturage bari mu myigaragambyo yamagana MONUSCO. Noneho hari umuhanzi wahise usohora indirimbo nziza cyane ariko ifite ritme nziza, ifitemo isubirajwi, buri karite yose igize indirimbo abifitemo. Ariko yari ari kuvuga ngo mwananiwe mumeshindwa kulinda raia. Yego. Mumeshindwa kulinda raia. Yego. Mumeshindwa adui porini, munakuja kuua raia hekaruni. Yego. Nibyo yari ari kuvuga ariko nenga ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ariko nawe nta mahoro yagize nyuma y'iyo ndirimbo yakoze. Niyo makuru naje kumenya yari basiwe n'abandi bose. Twigarukire kwa mwarimu. Nyemerera dusubire muri Rutsiro. Iriya tangazo nita n'itegeko ya nyakubahwa meya w'agateganyo w'akarere ka Rutsiro ko riri mu kuri kandi rishingiwe ku kuri, kubera icyo abo barimo bari actinze n'abandi bantu baguhaye feedback batishimye. Ukuri kurimo mbere na mbere meya mbanzana nibutsa abantu ko ari umuyobozi w'agateganyo nk'intumwa ya perezida yahoherejwe ivuye muri Minaloc. Yego. Meya Murindwa Prosperi ni inshingano ze kumenya ko ifunguro ry'umwana rimugeraho rishyitse. Yego. Niba ari ibyo rero agomba kubirinda. Ariko nubwo agomba kubirinda nanone niba abantu nibahite babona ko mwarimu akeneye ifunguro atagombeye kurya kuri umunyeshuri, atagombeye no gutazirwa ko ari kurya ibiryo byagenewe umunyeshuri. Ubundi ubusanzwe mu kwemera ko ikinyarwanda ifunguro ry'umwana niryo ritunga umubyeyi. Umubyeyi arya ku mpamba y'urumwana niko bavuga. Rero mwarimu ariye ku biryo by'umunyeshuri nta shyano riguye. Ariko nibike ikindi bitetse bite wigeze mwarimu areberwa mu zihe ndorerwamo ku ishuri. Umwarimu ni umunyagitinyiro mwabantu muri societe zose. Umwarimu ni umunyagitinyiro hambere, ndetse uretse ubu ngubu ntazi uko byagiye bigenda, nyine umwarimu yaje guhinduka agakweto nuko bamwogeraho uburimiro. Ariko ubundi mwarimu muri quartier iwacu ahantu twavukaga buri wese nabyibuke, mwarimu yari we muntu de reference mu gutanga ibitekerezo bisirimutse, mu gukemura amakimbirane, mu guca impaka, mu bijyanye n'ubumenyi, mu kubyara abana bazajya baturusha amashuri, batarwara amavunja, bazajya baturusha imico, batagira umwira, batagira ivumbi, yari uwo mwarimu. Mwarimu ari mu mazi abira. Ariko rero nyine ibintu aho ibintu bigenda bihinduka. Ariko mwarimu azamuriye umushahara. Yego. Kugeza n'uyu munsi mwarimu bazamureba ikintu arusha n'ubundi ahatuye. Mwarimu ntaba afite urugo rubi kabone nubwo ari uhembwa amafaranga make ku kazi kuba hanyuzwe. Ariko niba ageze ku rwego rwo kujya ibyo kunyurwa inkovu z'imiringa yazitaye yabivuyemo, mwarimu yagiye gukora ku isahani y'umunyeshuri. By the way, hari ibindi byakozwe ariko muribuka Gatabaza ari imbere y'abanyeshuri ari kubereka ngo ukuntu bagomba kurya kuri iryo funguro. Na meya wa Rwamagana ari kuryifotorezaho. Rajab. None se bari bari gukora byari iki? Bari kwerekana ko ifunguro rya mwarimu ndumvikana nk'umuntu ubayemo ni contradictory mu kuntu. Ariko igihe Gatabazi yari ari kurya ibiryo by'abanyeshuri, yari ari kubwira abana ngo ibi biryo biraribwa mwa bantu mwirangara. Here is the food. Mwirangara ibiryo biraribwa.
icyo gihe Inkubiri yahise yogera za Rwamagana mbonye umuvunyi Rajabu meya ibiryo minisitiri yariyeho ubuza mwarimu kubiryaho gute Gatabazi se wabonaga atari ndya byose yabiriyeho nyine undi se wabonye wabikoze ninde uretse ko nawe yabyifotoreza kose byose nawe ko none umuntu se ndya byose ariko Gatabazi no mu buzima busanzwe niyo yahuraga n'abanyamakuru wamubonaga gute yari Gatabazi yari wa muntu ushobora kugenda mu modoka n'abanyamakuru akabatwara ati mujye mu modoka twigendera Gatabazi nta kibazo yagiraga rero ntabwo yijenaga kwa ntabwo ari wa muntu ntabwo yifunga ntabwo tuzi nimba ari we wanduje abandi uwo muco nimba ari abandi bari barawumwanduje tumaze iminsi tubona abayobozi bagwa mu makosa benshi babaga ari abajama b'abanyamakuru abayobozi benshi tumaze iminsi tubona mu makosa mu Rwanda ni abantu abanyamakuru tudafite icyo dushinja mu kutworohereza akazi nushaka uzabaza ingero bose uzarebe Gatabazi yari umuntu w'abanyamakuru Habitegeko ni umuntu w'abanyamakuru Bamporiki ni umuntu w'abanyamakuru ubanza kutaba umuntu w'abanyamakuru ko babaye benshi biguha kuramba niyo wajya no mu bameya ko babaye benshi abayobozi benshi bamaze iminsi basitara tukabona baguye bitunguranye nta kibazo baga bafitanye n'abanyamakuru banza abanyamakuru mutari beza ariko nyine yo wabaye umunyapolitiki yo stato wayitaye nibyo navuze buriya Bamporiki ni ka kantu natangiriyeho ngoma inapovuma sana jua iko karibu ya kupasuka Bamporiki yari wa muntu wari usigaye ajya mu bitaramo akasohoka ni nkumi ku mazi kuko ari minisitiri w'umuco n'urubyiruko akamugira idebe ariko nyine ni handi politike bayidefinisa nk'ubugeni bwo gukontorora appearance y'umuntu muri society according to Mutabazi iyo bivuga kenshi anibutsa abantu ko yari definition ye yego politike igira rero ama definition menshi abandi bavuga ngo ni art cyangwa se arts na manière yo kuguverna abantu bavana hamwe berekeza ahandi abandi bagaheza inguni ngo c'est l'art de tromper nimba uri mwiza mu kubeshya ukabuzi manevre zose zijyanye no kubeshya uri umunyapolitike mwiza tuve muri ibyo Jonathan uti iki ni ikibazo gikwiriye kuba ikibazo cy'igihugu cyose aho kuba ikibazo cya Rutsiro gusa yego abantu niba tuvuye mu majyaruguru tukabona irurindo mwarimu yakoze ku isahani mu burengerazuba tukumvira Rutsiro mwarimu ari kwiyamwa noneho kubirya noneho nta nabyemerewe noneho gusa yagaragaje inyota akabishaka tukajya mu majyepfo ibyo bintu tukabisangayo iki kintu cyita ikibazo cy'ikigo kimwe cyangwa ikibazo cy'akarere ka Rutsiro gute ni ikibazo cy'igihugu abarimu mwarimu adakeneye no gukora ku mushahara we kuko umushahara wa mwarimu nuwo kurindwa adakeneye gukora ku mushahara we bya bindi abantu biyoruganizaga ngo bahahe bateke ngo bihembere umukozi mu ngengo uturere kuturere dufite amafaranga kuba akarere gafite n'ukuntu gashobora kugira ukuntu ka structuringa akarere waruzi ko kagira umusoro wihariwe kemerewe barubizi akarere kagira umusoro kihariye kemerewe gashobora kugira kuri uwo musoro gusa niyo bakongeraho 0 n'ibice bakavuga ngo ni ifunguro rya mwarimu saa sita mwarimu yarya kandi akanyurwa kuko mwarimu mu buzima bwa mwarimu azi kunyurwa uwo musoro ni wongerwa ku bantu basanzwe baninoba bavuga ati niyo dufite ntabwo yoroshye n'abana babo Yves we ni kangahe wemera ukigwa mu mwenda mwiza wari bwambare ukigwa mwaho wari butega ukagenda n'amaguru kubera umwana wawe none se ejo bundi leta igabanyije minerval ababyeyi bakoze iki ababyeyi baravuze bati koko twabyumvise mwatwubakiye policy kubwo gushyigikira umunyandege nke ariko nibura ni mudusigire natwe akaryango kamwe ko kwigana kuko abarimu bari bababajwe nuko bagabanyije bongereye umushahara bakuraho agahimbaza musiki agahimbaza musiki kari kenshi ngewe nigisha nari maniste ariko umushahara wanjye wanganaga n'agahimbaza musiki urumva ko nari meze neza ntabwo byari bibi cyane ntabwo byari bibi rero umwarimu yaravuze ati kutwongerera mukatugabanyiriza mukadukuriraho agahimbaza musiki ku ruhande rumwe ntacyo tubonye yego rero ababyeyi bamwe baravuze bati turabizi neza agahimbaza umusiki kaba mu ngasire nibura ni mudusigira amahirwe twebwe ubwacu twiganirire na mwarimu niba hari icyo tubona dukwiye kumugenera uko kingana tukimuhe nta mwarimu nta mubyeyi wakinubira ko akarere kabubakiye uburyo bwo kujya batanga udufaranga duke wibuke ko ari umuturage uwo ari we wese ufite umwana warangije kwiga utaragira umwana ujya kwiga nkabavuga neza buri wese
niba ari itegeko rusange ry'akarere akagira udufaranga atanga, utwo dufaranga tukaba two kujya kugaburira mwarimu. Nta muntu ese babishyize ku mafaranga y'umutekano. Amafaranga y'umutekano niba ari 1000 uri gutoza abayobozi bacu kubeshya, uri kugira ngo ntabwo ari ukubeshya. Ubushobozi bw'igihugu ku isi yose buva mu banyagihugu. Ajye mu kurya N'urugero natanze, ubushobozi bw'igihugu buva mu banyagihugu. Niyo mpamvu ejo bundi mu Bwongereza uriya mu ministre w'intebe witwaga Liz Truss yagerageje gukora ku misoro, baramubwira bati turumva aho tuganisha. Yego Yonata, nta mwarimu wabyanga. Turagana ku musozo w'ikiganiro. Ubona icyo nakita piste de solution uri kwerekana kidakozwe bizagira izihe ngaruka? Ubundi se kuba mwarimu yaramaze igihe yirira ku biryo by'umunyeshuri byatezaga izihe ngaruka? Yabiryaga yibye mbere na mbere. Yego. Yabiryaga ari ukwiyibayiba nyine nka kwa kuri na papa yajya gukora mu gasahani k'umwana. Yabikoraga ashikagurika. Niba muhifungura rya dashikagurika. Nayo ingaruka rero zo ejo bundi ni inkuru ya igihe abantu bayishake barayibona. Bari kuvuga ko uburezi bwo mu Rwanda inkuru yarabazaga ngo mwakahe kamaro ko gukuraho promotion automatique, gusibiza abanyeshuri 40% by'abana bari kwiga bari gusibira. Uribaza 40%, fata ishuri ririmo abanyeshuri 10. Yego. Abanyeshuri 6 bimuke cyangwa se batsinde 4 basibire. Ubwo se buri mwarimu? Ariko si ibibazo biri kuva hehe? Arya ninde ujuririmba ngo des ouvriers sont fâchés parce que ils sont mal payés. Ntabwo muzi. Oya abanza ari Alpha Blondy. Ubwo yaba ari Des ouvriers sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Ninde? Ubwo yaba. Okay. Ariko gusa nibabanze barebe umwarimu utishimye yagukorera iki. Yego. Barakubeshya ko bakwigishiriza umwana azarangize. Nibuka raporo yo mu 2017 ya Save the Children. Yavugaga ko umwana agera mu mwaka wa 5 mu mashuri abanza ataramenya kwandika izina rye. Ngewe narangije umwaka wa 3 usoma igice muri Bibiliya. Gusoma igice bimeze nka gusoma mu nyine mu kiliziya. Ngewe nasomaga mu kiliziya ndangiza umwaka wa 3 w'amashuri abanza. Ndeka tugira abana rero bameze baryo, abana basibire. Izo zose ni ingaruka za condition. N'ikindi igitsure cya mwarimu, igitsure cy'umwarimu ashonje n'indoro ya mubi. N'andi bavuga bati kiriya cyarimu kiranyanga dore n'ukuntu kirirwa kindeba. Kubera karakurebana inzara mu maso yive. None se bya 500 muvuga ngo nabitange ngo nka contribution cotisation bitekere ku ishuri. 100 nakuramo 500, ese umwana wazigate? Ejo muri nabonaga umuzini nkuru bari kuvuga ngo hari uturere, harimo Bugesera, harimo ntago turi kuza mu maso abantu bazakurikira ikiganiro bazandema iteka banyibutse. Bari kuvuga ko umusanzu wo kwivuza wa mwarimu batangirwaga kugira ngo yaramaye yuzure, uturere turi gukererwa kuyitanga. Mwarimu ntari ubwo mu yandi magambo mwarimu ushobora gusanga mu minsi iri imbere kuri utwo turere twakererewe kwivuza biri mu mugore. Nuko Yonata, hari ikibazo dusoje gutya? Reka dushimire abantu. Mwakoze rero nshuti mwese. Dushimire ba mwarimu ibashimire. Ba mwarimu nabo gushimira kandi nibakomere kuri iryo funguro. Kuri ngewe nakifuje hari irindi jwi ryiyongera kuri ryanjye kuko ryanjye wenda rishobora kuba rito. Bisabira mwarimu pose cafe, agafata cafe itubutse ifite n'icyo afata. Saa sita akajya kuri lunch ifatika. Mwarimu agataha nimugoroba kiri strong, yagera mu rugo kuba kibana b'ingaraga asanga hari kitaraboneka, agategura kugeza saa 2 agiye ku meza y'ifunguro ryiwe mu rugo ryamuteguriwe. Nabo nabubatse bikagenda gutyo. Bitari ibyo tuzaba dufite uburezi bujegajega. Yego. Tubashime mwese nshuti mukurikira ibiganiro bya Iwacu Info, niba ari ubwa mbere uje. Tukaba dusozanyije ikiganiro, turagushimiye ko twabanye, ariko nibuke gukanda kuri subscribe ndetse no kunzogera ujye uwa mbere mu kubona amakuru yacu. Agatahubwo ariko nawe ushobora kureba ikiganiro cyacu kikagukora ku mutima. Gisangiza abandi, unatanga ibitekerezo bidufasha guteza imbere ibiganiro.